igikombe amakosa yagombaga gukora Man City niwe yabakoreye kuko ziriya crucial moments z'iminota hejuru ya 85 igihe Arsenal yari ifite ubusa ku busa n'ubundi bya Renvers umuntu yatekerezaga atese ninganya Man City kaza gutsinda byagaragaraga yuko mu by'ukuri bisa naho birangiye ariko ikigaragaza yuko umuntu nyine aba ari umunsi wawe aba ari igihe cyawe aba ari sezo yawe umwana w'imyaka 16 abagabo byabananiye kuri ubu ngubu mu Bwongereza mu byitwa safeguarding mu buryo bwo kugira nyine ngo baprotege abakinnyi bakiri batoya ngira ngo ibyo bintu FIFA igibitangira n'amahugurwa nanjye narayakoze mu kuprotege abana safeguarding rules uyu ntago aba yemerewe kuba ari muri dressing room n'abakuru be warubize we ntago yamburira imyenda aho bari bura ntago yamburira muri dressing imwe n'ababoka yosaka bamujyana ahandi none se tekereza gahunda zahangaha mu gatuza ezo ziroroshye ziriya na cyangwa ziriya gahunda zindi zaho hafi ya ntunkupe wow kibibonye kiriya gipeti urumva we kitavuga ati aba bantu mbana nabo ni bantu ki reka abazungu detaye zose baraziba ajya no ku ishuri ajya no ku ishuri yagenda akajya kuganira n'ibiganiro yego n'ibiganiro n'amagambo nabo baba bavuga urumva nk'abantu bubatse bafite abagore bafite wenda n'ururimi bavuga umwana mutoya wenda batabashaka ko yumva ubwo bigenda gute bafite kandi bagira dressing room nyine bamujyana ahiwe bamuhereza ahantu nyine cenjingira ahindura akaza aje kumva amabwiriza iby'umutoza nta nubwo ari ukumwizora ababizi yuko mu byo guhindura imyenda ntabwo afitemo ntuza nyine no gukora douche ntabwo afite ahantu afite ahantu he nyine ahindurira akaza agahura n'abandi muri dressing room ubwo tumye nibaza rero ikintu Nyarugenge ese Nyarugenge vestire zacu zifite ako gace ariko barabyize muri Ferwafa harimo abantu benshi basigaye kubyiga se niko kugira aho mubikorera none se nko kuri Kigali Pere wabigenza ute kuko nka Pere ifite abana igizamura ivana mu ntare za Marine zifite abakinnyi bakiri Barasa nabagejeje 18 bafite ufite 18 nta kibazo uyu nguyu nuko ari under age uyu ntago afite imyaka Pascal wo muri Reyo burya nka Pascal kiragiye burya ari muri Reyo yagomba kuzajya bikorerwa ariko bamushoraga nyine mu bandi akamwati ambura shaka ambura bareba nawe muganira so uyu mwana rero mu byukuri Arteta yamusobanuye mu magambo meza nakunze yavuze ngo it's not only the goal that he's called ntabwo ari igitego yatsinze gusa I think he changed the game ati ntekereza ko ahubwo ari we wahinduye umukino every time we got the ball igihe cyose twabaga dufite umupira he made things happen yakoraga ibintu ubona bikora impinduka it looked like we were more of a threat byasaga nkaho tugoye adversary over threat to them duteje adversary tubashyize mu kaga to do that at that age gukora ibyo bintu rero kuri iyi myaka umva gikomeye in this context nicyo gikomeye noneho mu bihe nk'ibi ngibi with this pressure kuri iyi pressure yo gushaka igikombe cya champion it is just not normal ntabwo ari ibintu bisanzwe nibyo jambo yamuzanye ku minota 74 batarabona igitego cyane niba umwana mutoya nkuriya ashobora gufata ikipe ya Arsenal babukayo byabananiye ibintu bose bari kuvuga ngo biranze igikombe gishobora kuba kigiye kugenda agahindura cross ya mbere umuzamu nabashe gukora ku mupira kugeza inkapa ugaruye mu izamu hanyuma Victor agatsinda hanyuma kongera agakora counter nkiriya akerimi n'abakinnyi babiri ku muvuduko nkuriya ikintu gitanga akagenda agatsinda iminsi bishinjwa Arsenal kidatsinda ibitego nka biriya abantu bumve uburyo igitego cya Downman ari igitego cyiza cyane icya kabiri imbere ye umukinnyi bagendanaga banimya atakari babiri Yakolenko ku myaka afite 16 n'iminsi 73 twari twiteze ko umudefanseri wa mbere akiza Everton ari we yikuraho umupira kuko urumva imyaka afite Martinelli urakoze cyane ngo igihe yazamukanaga umupira twese twibazaga ko nako icyemezo ubundi umwana w'imyaka 16 yagafasha no gutekereza ati grand frère niwe abikora neza kumurusha cyangwa se ntaza kubibura
bitaza kumfira bakawumura nkaza kubibaza ariko gufata icyemezo cya kigabo akavuga ati ubwaje ndamucenze akongera agasunika umupira akavuga ati ndagusiga akarenga umudefanseri umwe babiri agasigara n'izamu rirangaye. icyo nicyo rero umutoza yise in that context nyine uko kuntu byari bigoye iyo pressure icyo gitutu uburyo ari ibintu bidefinisa ufite amahirwe ku gikombe nimutakaza Man City gatsinda irabajya imbere kuko mwakinnye imbere yayo ntimuzi ibyayo ko biza kugenda ukabasha rero nyine guhandoringa iyo pressure icyo gitutu ukabasha guhindura umukino ku bitego bibiri byose kimwe ukakijyamo hari ikintu ukakitsindira mu by'ukuri uyu mwana yabaye story ariko ntibikuraho ko agomba kuba yitegura kujya gukora ibizamini kimwe n'abandi bana bose. yagiye ku ishuri ubu tuvugana ari ku ishuri cyane yaraye akora homework bari bamuri hejuru bari no mu rugendo bagomba kujya muri Amerika n'abandi bapeti mu makampu y'amakipe 47 azajya muri Amerika gukora ayo kampu nawe ari mu bana bazajya muri kampu nk'abandi. So ubwo rero icyatangiye kuvugwa cyatangiye gusabwa Arteta n'abandi bose ni ukureba ukuntu uyu mwana muto cyane wahinduye ibintu watangiye kuba headlines mu bitangazamakuru mpuzamahanga agomba kuba protected agomba gufashwa kugira ngo ibi bitaza kwangiza mu by'ukuri urugendo rwiza rwa kariyeri nziza y'umwana ashobora kugira. Bavuze ngo akazi gakomeye cyane saka ibitego yatsinze the work is to protect him kugira ngo noneho atangire ategurwemo umukinnyi uzaba igitangaza ariko ntazicwe ko twagiye tunabibona n'icyo kintu nyine cyo gutangira kuvugwa ari muto kwamamazwa ari muto. Noneho hari ibintu wenda abantu banavuga nk'ejo bundi mu myaka 2 kubera izi forme afite ashobora guhita asinya kontra irimo amafaranga menshi kuko azaba afite noneho n'ibyo baheraho bifatika graduation iyo azayikora muri Arsenal byo nta kibazo kirimo. Ariko noneho uyu ni umuntu uba ugeze kuri faze atagishaka kwitwa umwana aho abantu bavuga ati ntemerewe akabyere atari ku muntu azabura babakobwa bigiye hejuru gatoya mu myaka bamwe ati reka ngewe ngere kuri rikasitowa nkazane unyureho mu rugo urebe ukuntu tuganira duciringa. So hari ibintu rero byinshi byo kumukoraho kugira ngo akomeze gukora neza cyane. Anyway akazi yakoze rero kari kagoye cyane niko kaje kugora abo bari bahanganye ba Man City. Gusa wenda mbere yuko dusoza reka tuvuge gusa kuri records z'uyu mwana kuko nayo kuvugaho gusa Arsenal yatsinze nta byinshi tuvuga. Max Doman umva ukuntu yazamutse muri Academy ya Arsenal wumva ukuntu nyine icyo bita taraye iri pure iri pira ari ikintu kidashidikanywaho. No kuvuga ngo uyu mwana afite imyaka 13 gusa yaragiye muri under 18 ya Arsenal urumva yakandagiyemo ari munsi y'imyaka 5 ugereranyije na bagenzi be ku myaka 13 umuntu umugabo musikawutinze afite imyaka 4 yamubonye gutya ari gukina afite 4 years afite imyaka 4 kwa kundi umwana wakiri muto cyane asuga imyaka 4 muziko nari umwana muto cyane aramureba abwira Arsenal ati hari umwana nabonye ufite controle idasanzwe ku mupira abana bose nyine bakina muri phase none n'imyaka mike cyane iyo nta nubwo ibakagize ngo gutangire byibona namenye bafite naho batsinda baba nyine nta adversaire bagira initiative yagatangereze initiative itangira ku myaka 7 nta adversaire bagira yakina afite akabaro gato kamwe ko mu rugo yirwa agenda control akareba ukuntu utwara umugabo wamubonye bwa mbere niyo bwa Arsenal aravuga ati nyamara umwana mushatse mwagana na famille ntazabacika. Arsenal aravuga ati ntacyo bidutwaye reka uyu mupeti dukurikirana ibye akigeza rero imyaka 7 kimwe n'abandi bana nyine kuko usanga kenshi ariho amakipe afatira nibwo yaje ariko baramubonye ku myaka 4 hanyuma afite 13 nibwo yagiye mu batarengeje 18 noneho afite 14 yari akinnye mu mwaka umwe mu batarengeje 18 bahise bamukira mu batarengeje 21 afite imyaka 14 yagiye gukina mu batarengeje 21 ubwo urumva ko icyo gihe bamurushaga imyaka ingahe 7 kuko urumva niba ari under 21 haba harimo afite 20 ubwo urumva bamurushaga nk'itandatu 19 gutyo. Hanyuma afite imyaka 15 murabyibuka bwo ni byabaye muri ino sezo
nibwo yahamagawe muri ekipe nkuru akorana na ekipe ya Arsenal pre-season abantu babona akakana tarayako baravuga ati uyu mwana ntasanzwe bivuga ngo mu myaka 2 ishize akoze urugendo ruva muri under 18 under 21 kugeza ageze muri Arsenal nkuru. Iyi rero iba ari tara yivugira idasanzwe nta gitangaza rero kuko bashobora kuza gahindura ibintu nka biriya. Abenshi banavugaga bati imikinira afite ahantu yihariye, niwe muntu ufite ikintu cyo kuba playmaker. Ubundi buriya nubwo yinjemo abantu bakabona asabira cyane ku ruhande, ubundi akunda gukina ku 10 niwo mwanya we. Abantu bavuga bati rero ari gukinana na Eze wabonye yuko yagiye afasha gufungura ama espace n'abagenzi bakabona aho bakinira. Bati niwe muntu ushaka kwanlokinga situation muri Arsenal kuri ikipe bakoze bloke ikabafunga mukaburaho muca. Ati yaba Eze yego aratsinda twarabisobanuye ariko ntabwo ari mwiza cyane mu kwanlokinga ama situation y'ikipe ya Barnya cyane nacyo cyagwe City turabigeraho. Odegaard we ari mu mvune bakaba ati uyu mwana ahabwa indi minota muri no mikino 7 isigaye. Ati nibizajya bigorana ikipe yaparitse bisi kwa kundi bayagoranye mumushyiremo ari utangira kuzajya nyine yerimina kuko ibintu ibiri yazanye muri game ya Arsenal. Ikintu cya mbere no kwihutisha umukino kuko Arsenal yakinaga ibintu biri by'amastereotype bisomeka yego akundi Bukayo bahejeje uruhande bamupasa ukabona igaroye hagati cyangwa se apasho kuranda agatera cross ukabona ibyo bari gukina. We rero ikintu yazanye cya mbere niyo kongera rhythm of the game kwihuta kubera ko niba hari icyo kitwa tight space abakinnyi bafunze hatari mu mwanya uhagije wo gukiniramo niyo mpamvu bose bafata baro bakayikuraho kubera ko ntubufite aho guca. Ariko iyo mufite agakinnyi nkaka gashobora gucunga harimo akanya gato cyane kwa kundi ikipe yakoze block kakaza kagacenga abakinnyi 2 kakigizayo kakabona espace yo kwirukiramo. Ibyo ngibyo abasha nyine gukora byo gucenga 2 bari bamuhagaze imbere babandi bafunze muri tight space akanyuramo nicyo gifungura espace abandi bakiniramo. Icya kabiri usibye no kwihutisha umukino nubwo buryo nyine bwa creativity n'ubwenge bwinshi yagaragaje intelligence IQ yo hejuru seri tuko gitego cya mbere gukora ibintu biri unpredictable. Afasha umupira ari ku ruhande nta muntu gutekereza ko yatera cross amaze kwerimana umuntu. Hari abakinnyi nka 3 yapasa Arsenal kuko Arsenal yari gukina short passes iri kubanza gukora icyo kintu cyo kubaka kugira ngo irebe ukuntu yagera muri box ibone gutsinda agahita ari kuraboro nk'iri sharp yihuta atunguranye byaje ko byari igitego. Abantu bose bavuze bati vraiment uyu mwana ni umukinnyi ukomeye abantu bashimye ubushobozi. Orne byagize kuzamuka neza ariko ntiyazagira n'umutera amabuye kuko buri ushaka kumubona kuri match game hinduka bamubura. Ari umugabo witwa Obi yavuze ngo ntago bimva ngo ukuntu kuri match nk'iyi ngo umukinnyi ngo nka Donman ari we ngo Arsenal ari gushyiramo ngo se buriya ngo bidakunda ngo Arteta ari kwisobanuza kuko Arteta yavuze ati nge nabonye uko match meze numva Gats zinjemo. Gats ni nk'ibyiyumvo bikuvamo nyine ukumva ikintu kiragukonvenka kirakubwiye ngo do this. Ati numvishe bimbwiye ko ari igihe cye nyine cyo kugira icyo ahindura ndavuga ati mumushyiremo. So ibihe nk'ibi rero bikomeye nibyo birimo intwari ubwo nyine wari umunsi Imana yari yagennye turamuganiriye Donman ariko ejo bundi mu mezi 3 ashize twaganiraga Moha wo muri Liverpool n'ubu none yabaye umusitata muri match nubwo bayinganyije na Tottenham Hotspur 1-1. So ngira ngo kwanaliza Arsenal n'ubundi biba binashingiye kwanaliza ikipe ya Manchester City. ngira ngo Rigogari yashatse ko tunabijyanira iyo Man City nshaka kubijyanirana kugira ngo tuvuge gato no kuri Manchester United na Liverpool yatakaje yahaye umwanya Man U muri Big Four noneho muri saison 2013-2014 nibwo byaherukaga ko ku munsi wa 30 ikipe ijya imbere iyo bakurikiranye amanota 9 kanatwara igikombe cya champion. Iyo kipe yari Manchester City. Igihe ni iki ngenda bona rwose urebye Man City wari ugiye kwanariza uko imeze. Ikipe ya Man City ifite ibibazo byinshi cyane. Ndagira ngo nge ntabwo ari analize zindi bugema ahubwo ndagira ngo Rugaju hari post match interview ya Pep Guardiola nge numva ariyo twagira ikiganiro ariko n'ubundi ni nayo yatanga umusaruro. Iragaragaza how much those guys abakinnyi b'ikipe ya Man City n'umutoza wabo bamaze kuba frustrated kuri level ya nyuma. Uvuga ngo bari ku rwego rw'uko bamaze gupfa mu mutwe ku kigero cy'uko babona ko byagiye. Nge ntekereza ko ari naho abantu bakwiriye gushingira. Ikipe ya Man City ku munsi ikina ku wa gatandatu Pep Guardiola yari hano yego
ntabwo yigeze atoza match yari ari muri stade akirangiza match ikirangira West Ham yabishyuye mu minota ya nyuma bamwegere itangazamakuru riramwegera baramubaza bati unganyije igitego kimwe kuri kimwe wari wicaye muri stand urabivugaho iki aravuga ngo it is perfect I love to be there I will complain more to the referees to get more yellow cards to go in the stands next time it will be 3 games banned I will try it again ati byari byiza kwicara hariya nanjye nkakurikira umukino nicaye muri stand ati nabikunze cyane ati ngiye kongera kujya mbura n'abasifuzi cyane kugira ngo bazongere banyicaze muri stand ati noneho ubutaha kubera ko ubu ngubu wari umukino umwe ati bazanyicaza imikino 3 ati nzongera mbigerageze urumva the position is much better so Howard Webb educate your referees because I'm coming urimo nabyumva urumva ati aho bari banyicaje hari heza ariko ubwo nuko binyega Pepe arabwira cyane ati Howard genda ufate abasifuzi bawe wigisha ati kuko ngiye kubazira sinzaborohera abantu baramubwira batariko wari wicaye muri stands ariko hamagara kuri telefone bukanya umutoza witwa Papin Reinders aravuga ngo yeah we charged the phone battery before to full wango nibyo namuhamagaraga ko twasharije telefone mbere ko match itangira urumva baramaze ati assess your side display kipe yawe wayibonye ikina gute ngo we were much better in all departments I'm so proud twakinnye neza cyane ahantu hose kandi ntewe ishema nuko twakinnye yakoze ibintu bidasanzwe muri interview baramaze bati the decisions you made the selection uburyo wagiye ukuramo abasemenyo n'abakinnyi no kwagiye usimba ngo bad selection now you can criticize me incredibly for the selection now I deserve it ati mushobora kwa rwose mwankritika mukamugaye ibyo mushaka kubera yuko nyene tudatsinze murabyemerewe nyine ndabikwiye baramaza bati did your players knew about Arsenal's late win over Everton ahead of the kickoff yasubije ngo I was taking a beer urumva before the game so I didn't see the players before so I don't know they were in the warm-up and I didn't see them of course it's better if Arsenal didn't win but it can happen urumva mwango iyo interview mpamvu nyigarutseho cyane ni uburyo Man City igaragaza frustration kuba frustré mu rugo umaze gutsindwa na kunganya na West Ham ufite frustration zo gutsindwa 3-0 na Real Madrid muri Champions League ukiri murarwana n'amarushanwa ane rugaje sinzi ko haba ari mbere y'igihe ariko Man City iki gikombe ntakiriho Pep uyu mwaka waramugoye niyo mpamvu atangiye gukora ama interview hamwe namwe avuga ngo next season will be better arasa n'umuntu nyine kuko yari yasenye kugera 2027 hari amakuru yavugaga yuko aramutse agize umwaka mwiza yahita asezera agasegera Enzo Maresca byavugaga yuko ari wazamusimbura ariko kubera ko ibona ko uyu mwaka ushobora kuzagorana niyo mpamvu 2027 ari no mwaka we wa nyuma muri Man City nibidahinduka wenda ngo yongere ashobora kuba ari bazakiramo imbaraga uyu mwaka rero waramugoye ko n'umwaka wa transition cyangwa se n'umwaka nakwita uw'inziba cyuho kubera yuko yaguze abakinnyi benshi bashya akwibaza ati rugaje urabeshya ariko reka nkubwire yuko abakinnyi Man City yabanjemo ku mugoroba yabanjemo ku mugoroba kwa gatandatu mwizamu Gigi Donnarumma ni mushya ni w'iyi saison Aiti Nuri ni mushya ni w'iyi saison Magehi ni mushya ni w'iyi saison
Usanovu ni mushya ni uw'iyi sezo. Muri mediane Rodri warahasanzwe, Tijani yarasimbuye ndashaka babanjemo Bernardo kariya kana ko muri academy tukihorere kasanzwemo. Semenyo ni mushya yego, bamaze kuba batanu. Nabo ngabo byibura batanu nabiyi sezo iyi turimo batanu. Uje mu basimbura uvuze bo batijani Renders ukajya muri Bayern Cherki, no kuvuga ngo Man City byibura usanga ari nk'abakinnyi